ubutaka bw'izina n'agahinzi imigozi baraza barayirandagura bamaraho ngo ndi guhinga isambu y'umuryango. Mukantaganda Anastasie ni umubyeyi w'abana 4 utuye mu mudugudu wa Butare akagari ka Bambiro mu murenge wa Nyange w'akarere ka Ngororero. Avuga ko umuryango yashatsemo uri kumuriganya isambu yasigiwe n'umugabo we bikozwe na barumuna bo wari umugabo we, aho avuga ko bagurishije isambu bigatuma uyu mugore yiyambaza Mukasano Gaudence wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge akaza kubagabanya, aho yageneye uyu Mukantaganda Anastasie umurimo ungana na metero 20 kuri 20. Nyuma y'aho uyu muyobozi ahawe inshingano zo kuyobora undi murenge, uyu muturage akavuga ko kubona ibyangombwa by'ubutaka bimugora, agatunga agatoki umuyobozi w'akagari ka Bambiro kutamuha serivisi yifuza. Umugabo wanjye namusanze afite urugo rwa mukuru we. Ubwo rugo twarubayemo hasanga umwana ndamurera. Ubwo umugabo yapfuye mfite abana 5. Igihe cyarageze umugabo amaze gupfa umwana baramunyambura. Igihe kiragera barambwira ngo isambu ntuyemo ni y'umuryango barayigurisha. Mbonye isambu bayimaranye nagiye ku murenge njya kubwira gitifu w'umurenge, araza yarahageze aho nkunyujije n'ubundi niho namunyujije. Ubutaka yarabutugabanyije ku isambu y'umuryango bampawe metero 20 arizo nkweretse. Njya gushaka icyangombwa gitifu w'akagari arambwira ngo n'uyu munsi ngo ndacyari mu by'umuryango, ngo wamusazi we ngo ugiye ahere urega ngo ntago ugira ngo urambirwe. Gitifu aragenda, amaze kugenda isambu baraje bayifotoza nk'isambu ndagiye ari we Munani wa Nzeyimana. Ibyangombwa bisanzwe njya kubishaka umuryango ukajya kubitesha agaciro bari kumwe na gitifu w'akagari, kubera ko n'impapuro zimwe arazifite izindi nzifite hano mu nzu, nanze kongera kuzisubiza kwa gitifu w'akagari kubera ko nzimushyira akazifatira. Girubusanga Bernard umuturanyi w'uyu mugore akaba ari nawe waguze ubwo butaka bwagurishijwe, avuga ko iyi sambu ari indagizanyo ariko nyirayo akaba yaritabye Imana nta muzungura asize. Diriane yarapfuye, mbese muri make nta muntu yasize. Barumuna be ubwo n'uyu n'umugabo yari murumuna we Munani baraza barawugabana arizo metero bamuhaye. Noneho hasigaye rero mbere bari barahagurishije kubera uwo mwana wari uhari yararwaye, noneho bajya no kumuvuza yaguye mu bitaro ibutaro. Noneho rero ejo bundi maze kuhagura ahari hasigaye kuko bari bavuze ko batazagabana, ubwo niho naguze ejo bundi nibwo tugiye kwa Kanyabutaka nuriya yarahari bamuhimete bamwe bamuha nomero za telefone zuzaza kudufotorera, waravuga ngo nta mafaranga afite. Ahageze n'uwo mugabo ahamagara Kanyabutaka ati ko ndebe uyu mugore we adahari. Kanyabutaka aramubwira ati uwo mugore yavuye ampakaniye ko nta mafaranga afite. Uyu musaza kandi avuga ko nubwo uyu mugore yavuze ko nta mafaranga yo gufotoza ubutaka afite, uwaje gufotora yasanze uyu mugore adahari maze abagize umuryango bafotoza amasambu yabo ndetse n'uyu mugore bayishyiramo. Mu gihe Hategekimana François uturanye n'uyu mugore nawe avuga ko ibikurura amakimbirane muri uyu muryango biterwa no kuba uyu mugore aburana isambu y'uwo yinjiye. Aburana arabana isambu ungu yaje ajyamo umugabo nguyu yaje araburana isambu wamwinjiye. Yewe mwinjiye niyaburana uwo yinjiye niyabona kugira ngo umugore ayivange niyi simbizi barengana sibye mu bakiranuri. Uyu Mukantaganda akaba asaba ubuyobozi kumufasha kubona icyangombwa cy'ubutaka akabasha kurera abana be. Icyo nsaba ubuyobozi nuko bwampesha agaciro mu muryango nashatsemo, nkabona uburenganzira bugomba kurera imfubyi zanjye, nkabona icyangombwa cy'ubutaka by'isambu yanjye umugabo wanjye yansigiye. Muhayimana Bertride umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Bambiro avuga ko nimero y'ubutaka uyu mugore ashaka gusinyisha ikiri mu makimbirane ariyo mpamvu atayisinyaho. Baba batubwira ngo komite y'ubutaka tubaze niba tubisinyire niba ubwo butaka butari mu makimbirane icyangombwa kimusohokeho. Nanjye rero ikintu nkora iyo ngiye gusinyira abo bantu mbanza kubaza Kanyabutaka kandebera amakimbirane ari kw'icyo cyangombwa nyine kw'iyo nimero kugira ngo nayisinyira ayihereza umuntu kandi iri mu makimbirane. Kwasanze iri muri ayo makimbirane ni muri urwo rwego ntagomba kumusinyira kandi isambu yaramaze kwigabana n'abandi, ntabwo rero ntiwayimusinyira wenyine kugira ngo ayitware. Numva cyakagombye kuba cyaranarangiye, ahubwo hari abantu bagira ngo hari bazahora amakimbirane agire icyo azabagezaho. Iyi sambu baburana yari witwa Sekanyempaka, ayiha umuhungu we witwa Adiriye, ashaka umugore banabyarana umwana, ariko uyu Adiriye aza kwitaba Imana. Hanyuma murumuna we witwa Nzeyimana yinjira urugo rwa mukuru we, ariko umugore nawe aza kwitaba Imana. Uyu Nzeyimana ashaka undi mugore ari we w'uyu Mukantaganda. Nzeyimana nawe yaje kwitaba Imana asize abana be 4 ndetse n'undi umwe wa mukuru we. Uwo mwana wa mukuru we nawe yitabye Imana azize uburwayi, aho bivuga ko isambu yagurishijwe kugira ngo avuzwe ariko bibi by'ubusa. Iyi sambu ikaba ari uyu mugore asabira ibyangombwa. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.